Imana yarambwiye ngo hari muri 91 maze kubatizwa iduha bwa buhanuzi baranga mbutambutse ngo irangira ngo ndakibambuye igiki igihugu ngo uko nyibambuye ntago ari imbaraga barushije abo nyambuye kandi nabo nyaye si imbaraga barushije abo nyambuye nabo ubwabo nibatanyubaha nzakibambura ibyo Imana yabivuze ntazi i na o ibyo bintu kugeza ubu ubwo nzi gusoma urumva rero n'uyu musiri ijambo nkweretse nkubwiye kuba waza ukamora ko ndi gukorana n'Imana kandi ndi kuvuga ukuri wowe ukamora ko ari ubujiji ahubwo ni wowe uzagira ubujiji burenze ubwo niyo mpamvu bizaba ari urunyo rudashya ngo kandi ruri mu muriro nirukongoke ngo bitera abantu gushishwa n'iki ni babandi bazaba baravuye muri ya mibabaro barikura natwe se buriya ni hariya twavuye iyi si ndagira ngo nkubwire wana ntabwo isakaye ariko kubizera Yesu irasakaye rero Imana nitwa Manu Ingoro TV ibintu nitirebye kabisa zone 250 haratambuka filime nziza yitwa Imfubyi zigira ibanga niyo filime dusokanye umwaka tunezerewe nanone reka tukubwire ngo umwaka mushya muhirerero wa 2025 uzakubere uw'amata n'ubu kiuza ubyaremo abahungu n'abakobwa bakwe n'abakazana aho bose bazabe baze ku buzima bwawe ndetse no mu muryango wawe nago ndi njyenyine rero ariko reka nkubwire ngo nimba utameze neza reka nkubwire ngo nagahura gahanze hari Imana igihindura amateka y'umuntu agahinduka igihindura izina wari ikivume akaba umuntu muratumenyereye rero mu biganiro byiza by'iyobokamana ndetse n'umuryango aho niho twe twafashe iyobokamana umuryango mwiza kandi wishimye kuri screen yawe twafite umutumirwa murabona ni umuntu ufite experience ndabashishikariza kumukurikira paka ikiganiro kirangiye natwe reka tumuhe ikaze tumubwire ngo wiyumvemo ikaze mukozi w'Imana murakoze cyane twishimiye kudutumira kandi dushimira nabo tugiye kubana nabo ku Ngoro TV rero nshimiye Imana yabarinze mukagera hano nanjye shimiye Imana yabanye nanjye ndetse nabo tugiye kuvugana nabo cyase kuganira muri uyu mwaka wa 2025 Imana ibaho umugisha amazina yanjye ni Munyaneza Noah ndi umupasiteri wabihamagariwe n'Imana ntabyo naguze oyanjye ni ijambo ry'Imana ryabimpaye kuko hari n'ababigura cyangwa bakabyiyitirira ntabyo niyitiriye ntabyo naguze ikindi nta nubwo nabihawe n'abantu nge ni ijuru bwaryo ryabihamije mu bana b'abantu rero Imana ibishimire murakoze cyane mfite umugore n'abana impamvu mvuga abana ni uko mu mahanga yose kuva ukagera ku mpera y'isi turi abana b'Imana amen abamwizera ariko Imana ibaha umugisha hari n'abantu b'Imana reka tugusenyera Imana tuyinginge izibane natwe mu kiganiro kandi imbaraga z'umwuka wera zikorane natwe turi hano mu kiganiro n'abadukurikiye bose mu izina rya Yesu amen Pastor Noah ubundi Nore na ujya uyivuga atarayivunyishiriza ariko nanjye hari ibyo nkumenyeho Pastor Noah umushumba wahamagawe n'Imana kandi nanone ikamutoranya mu bantu turagira ngo rero tuganire umuntu kureba abona nugiye kuko batuye umuntu afite experience kabisa ndabyumva ibintu bajya bavuga ariko imibare yo nizananirwa kujyamo wakijijwe muri 90 na kangahe cyangwa muri kangahe ya buriya Yesu ni uzi imibare no kuturusha kuko umuntu yabazi iby'Imana yaremye ntago yigize abara w'ibyo yiremeye niyo mpamvu rero ushaka gukuramo imibare ubwo n'Imana wawe uyikuyemo abadive bo ngo imibare ni isomo rikomeye ngabanyabwenge nibo biga imibare imibare none se ninde wari wabyaza kabiri muri ariko Imana yabyaje kabiri muri rimwe kandi ifata kabiri nanone igahindura kabiri rimwe irihindura kabiri ndagira ngo tuganire rero ku rugendo rw'agakiza cyane cyane
abantu baravuga ngo kera tucyuzura umwuka wera. Nari nkubajije ati se wowe waba warakijijwe muri kangahe ngo ndebe icyo gihe ko ari cy'abantu buzuruyeho umwuka wera, abasaza, abakuruta, abo mu ngana bavuga ati icyo gihe turagikumbura pe. Urakoze cyane. Nta muntu wimwe igihe, ahubwo umuntu niwe wiyima igihe. Njye nakijijwe muri 90, batizwa 91. Kandi icyo gihe ububyutse mu Rwanda bwari bukiza nta n'isengero zari zihari za ADEPR. Twasengeraga munsi y'ibiti cyangwa se tugasengera mu rugo. Wabatirijwe mu itorero rya ADEPR ni naho babatiriza hariya mu gishanga. Hoya nanjye ndibuka kera imidugudu hari ahantu bita mu Bitaba. Mu gihe cyanjye mvuka, ariko njye ni muri za 2000 twajyaga umudugudu wajyaga kuvuka ukavukira nko muri Burakeye ya 11 nkaha. Tukahimbaza narariri hari abahanuzi bakavuga ngo hakavamo umuhanuzi ati wi tigiye kizagera bakoresha ifaranga rimwe, abantu Imana ivuga ikamanuka ukayibona neza, abantu bakuzura umwuka wera cyane. Iyo rero yari hari kiriya gihe, n'uyu munsi irahari, ahubwo abantu bayiteye umugongo. None se nabo twita ko ari bakuru uhura n'akabatuza imyaka maze mu gakiza, tinda kuruta wa mwana we. Buri ikosa aba afite, umwuka wera ashobora kugenda ariko agasigarana ijambo. Akaba ari ryo risigara umuntu, ariko umwuka wera ugendana na rya jambo ntaba ari mu muntu. Ibi bihe ko abantu babikumbura, ubundi byabaga biteye bitereka kugira ngo tuvuge ngo ubundi twakora iki kugira ngo bigaruke. Ubundi ibi bihe hari umuntu utabizi, abana bakigera mu gakiza vuba batabizi, babwirwa nabo basaza ati twe twakishijwe kera, titwuzuraga umwuka wera, umuntu agahanura akajya muri parafo. None se ko uwo mwuka bawuzuraga uyu munsi bari kuwukoresha cyangwa barawucecekesheje? Ese umwuka wera aracecekeshwa cyangwa umwuka wera arakoreshwa? Ngero niyo mpamvu mbwira abantu ngo nibicecekere, bareka bo gukora bakore, nabo gupfa bagire gute bapfe. Aha iyo mageze ntago njya mvuga ngo abantu twajyanye Nyakagarama cyangwa Rusororo cyangwa n'ahandi, si ikibazo. Burya aba yarangije manda ye yo kubaho. Njya numva abantu bakunda kubaza ngo imeruka se izaza ryari? Yesu aravuze ngo ibintu bibiri, yadusigiye ibintu bibiri. Yaravuze ngo imeruka nibitinze urupfu ntirutinze. Ibyo rero turi mu bubasha bwo kujya dukorera Imana nk'abariho none cyangwa nk'abazapfesha. Niba turiho uyu munsi rero, ntago turi kubw'ubuntu bw'ibintu, turi kubw'ubuntu bw'Imana yavuze ngo tube turiho. Bivuga rero umuntu uvuga ngo mu gihe cya kera, oya, Yesu yavuze ngo uko yararejo n'uyu munsi niko ari. Ngira ngo ni muri Baheburayo igice cya 13 umurongo niba ari uwa 5 cyangwa se wa 8 maho ngaho. Uko yararejo n'uyu munsi turimo niko ari, ntago wazigira ahinduka, nta nubwo ahindurwa n'imibihe cyangwa iminsi. Nuko nguko bimeze. None ikindi rero ngira ngo nkubwire, hari ahantu Imana yavuze ngo shyize inzira ebyiri imbere yawe mwana w'umuntu uhitemo. Mu buzima ducamo uri kubona, bwaba ubw'ibitangaza by'isi, bwaba ari ukujya mu bitangaza by'Imana, ni umuntu usabwa guhitamo. Ahubwo ikibazo dufite ni uko abantu biyoberanya. Mu ijambo kwiyoberanya rero, na Satani yararikoresheje ubwo yashakaga kunyaga Adamu mu itangiriro, yamubwiye ngo harya ntuzakirye ngo ni ukugira ngo utarema ugasa nk'imwe yo muri yo. Ni nawe igihano ngira ngo cyaturutse. N'uyu munsi rero iriya jambo ryavuzwe, n'uyu munsi ririmo. Ni umuntu wo guhitamo, ntabwo Imana izaza ngo iguhitiremo, ni wowe ubwawe ugomba guhitamo mu isi urimo gucamo. Kuko harimo inzira zingahe? Ebyiri. Harimo ibibi n'ibyiza. Rero umuntu biravuga ngo nukora ibyiza uzemerwa, ariko nukora ibibi ntuzemerwa. Ubwo rero ikibazo narimbajije, wowe uracyari muri bya bihe. Ariko aho kugira ngo nzashake umuntu wabivuyemo ariko ubikumbuye,
reka utuganirire wowe uracyabirimo wavuze ati ariko se ko Imana uko yahoze kera ari nako n'uyu munsi iri ndagira ngo rero hari abantu si ubazi se avangwa kera ashatwe ibyo mbwira nibyo nakubwiye ntago ari kera n'uyu munsi ni kera ahantu buza wowe ko ibyo bihu birimo ariko hari umuntu muhura yaranamutse kuko ndibuka nko muri ADPR ntibaturege ngo twabateye amabuye icyifuzo natwe niho twakuriye cyabaga ari ukuzura umwuka wera twumvaga bya bindi by'ibyifuzo uyu munsi biriho ngo vewiti na visa ibyo ntitwari tubizi waringingaga ukaba ati Imana twuzura umwuka wera n'uwo Imana idahaye umwuka wera ikavuga ngo ubuntu bwawe nge buraguhagije naguhaye ijambo ry'Imana ariko uyu munsi ibyifuzo n'amayetaje ni iki reka dusome hano ngiye nkunda gukoresha icyanditswe mu cyanditswe kandi nkanahanurira mu cyanditswe kuko uyu munsi si iryo jambo wambwiye yararyanze kandi abize bari kubisenya niryo ryabareze isi yitwaje abize se none ubwo kera rero mwuzura umwuka wera hari ubujiji hari abize ariko bemeraga umwuka wera ko akora ko uyu munsi banamucecekesha rero nyine niyo mpamvu nakubwiye ni reka turebe icyanditswe mu cyanditswe yego nta kibazo haravuze ngo ni Matayo 6:24 uravuze ngo ntawe ukeza abami babiri kuko yakwanga umwe agakunda undi cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi kandi ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi hasa ubutunzi babwihorere bakorera Imana kandi nabyo aha rero nongera ngo sobanure cyane ari naho wambajije ngo igihe cya none kiriya gihe n'ubundi twarakoraga bagwa igihano ababyeyi bawe ukagenda ukagikora ndetse ukagenda gukorera Imana banze no kukugaburira ikavuga ngo mwana wanjye nzakugaburira kandi uzarya uhage uzambwira aba bantu bari gusuzugura Imana ko hari uwo yicishije inzara ahubwo barayisuzugura kuko bahaze ikindi nasanze nta muntu ugwa mu butayu ahubwo agwa mu murengwe no kwibagirwa none se uyu murengwe iyo uhaze uribagirwa ariko burya iyo ushonje ushimikira ugira ngo ukurikirane ibyo wabwiwe ngira ngo ni ukumenya ko hari icyanditswe kivuga ngo kwitonda mu byongereho kumenya iryo ryo kumenywa niba abandi bari mu mwuka w'Imana kandi bari no mu mirimo y'amaboko kandi ikindi nanone bari kubaha Imana abo nibo bamenya hari n'abatamenya rero bavuga ko bize nyine iyo bamenye nyine nuko banyura mu ishuri iyo wamenye hari ishuri ry'inzara rikwigisha kumenya hari ishuri ryo kwambara ubusa rikwigisha kumenya hari ishuri ryo guhanwa rikwigisha kumenya hari ishuri ryo kubesherwa rikwigisha kumenya hari n'ishuri ryo kugambanirwa rikwigisha kumenya hari n'ishuri rero ry'ubupfapfa ishuri ry'ubupfapfa rero ni ukuba wahawe ibyo wigishijwe uciye muri za nzira ahubwo akaba ari ryo ugwamo ngira amashuri agezweho ariko ni ukujya mu ishuri ukiga teoloji ukayinaminuza oya nshuti yashije kwiga ntiyayoboraga ibihugu 127 none se kuki yagiye mu ishyamba kurisha imyaka 7 bivuze se yuko ariko nyine nuko Nebukadinezari we atumvaga ko Imana iba ariko bo barabizi kwibaho nabo iyo babimenya baba bareka umwuka wera agakora ntago baba bamucecekeje iyo babimenya ntago baba bareka umuntu uhanura ijambo ry'Imana bavuga ngo ntaryo bashaka ngo Imana yavuze mu ijambo ryayo nibyo koko avuze mu ijambo ryayo none se kuki abantu bakiriho ntibazayoborwa n'ijambo ry'Imana bazayoborwa n'imirimo y'amaboko gusa ese njye nanjye kukubaza niki ko twize cyane uyu munsi ubu bari buraba bwinshi isengero ntizikore no kubera iki se twaratewe no kubera iki twaratewe ariko duterwa nanone ari twe twiteye
biturutse gucecekesha umwuka wera, biturutse icyambere kwigisha, kandi ibyo wigisha ntaba ari byo ukora. kandi nyine bavuga ngo bari noneho ndaguha urugero rufatika. Umutambyi nyirizina yagumaga ku rusengero, abamusanga akabakira, n'abamugendana n'abamuhamagaye bakamusanga, yarangiza kandi n'abamufunguje akabafungurira. None uyu munsi ibyo baraka birajya hehe ko ntawe byakira, nta n'uwo biri busange ngo bimufashe? birajya mu iterambere ry'itorero rihese. Iterambere rirenze abariho nirihe? wowe byumva ute? Nge icyo nkubwira ni kimwe, umurimo w'Imana ugomba gukorwa, kandi na rya terambere rigakorwa. Niba uyu munsi ndwara, ntube waza kunsura ukankeneraho amafaranga, ubwo waguye ni uwaguye n'utubahiriza inshingano ze ko agomba gutanga amafaranga. kandi ngiyo rero ya minsi ya none abantu bagezemo, barashaka ibintu ku muntu ariko ntibashaka kumenya ubuzima abayemo. nawe w'umushumba se wajya bagutererana? Urumva? Arega njyewe nakubwiye ngo sinahawe ubushumba n'abantu, nta nubwo nahawe ubupasiteri n'amafaranga, nta nubwo nahawe ubupasiteri n'inka. Nahawe ubupasiteri kugira ngo mbwirize abantu bihane, bakore ibigendanye n'ijambo ry'Imana. Ntago njye nahawe ubupasiteri bwo kugira ngo nze nkwiba, nahawe ubupasiteri bwo kugira ngo n'umufashwe nanjye mfashwe. Ntago rero nigize mabwo ubupasiteri bwo kugira ngo nze nguterekaho urusyo n'indangiza nigendera. mu gitabo cy'abapasiteri ba ADEPR ubwo nturimo? babaye umva, igitabo cy'abapasiteri ba ADEPR, ngiye kukubwira, niba adakora imirimo yo gukiranuka, ntago ADEPR ari itanga ijuru. Igitanga ijuru no gukiranuka. ko babafa iyo muvuze ngo barwanyije umwuka. hari umuvugabutumwa bita Riziki Chantal, ibyo yakundaga kubivugaho, bamufata nk'umwana w'igicamuke. ubundi babirereye nyine ubundi niyo mpamvu nasomye iri jambo. Ntawe ukeza abami babiri. Iyo ukunze ubutunzi bugutesha Yesu, iyo ukunze Yesu ntiwita ku butunzi. Mbaza utaho bwayo magambo wayasomye kujya bigende gute? Uryo ndakubajije kugira ngo bigende. None ari impamvu nayasomye, ibi bintu uko ari bibiri bigize umwana w'umuntu. Ntiwabaho utarya, kandi ntiwabaho udakorera Imana. Benshi rero bagiye ku gice cyo gukorera ubutunzi kuruta gukorera Imana, ariko basigara ku ijambo ko bakorera iki? Imana. Aba rero nibo bari mu ruhande runini kurenza abagendana n'ubushake bwo gukorera iki? Imana. Niyo nakubwiye ngo umupasiteri cyangwa se umushumba yamenyaga izaragiye uburyo zaraye n'uburyo zaramutse, kandi agakora. None uyu munsi arimo kwiba, yamara kwiba akavuga ko ari gukorera Imana. Sibyo? Reka kera intama zabaga ari nkeya, none uyu munsi umuntu araba afite abakristo ibihumbi n'ibihumbi n'abahonorayini, ubwo yabamenya. None ko zari nkeya, uyu munsi nkubaza kuki bagera registre yo kumenya bakora neza n'abatakoze? Ariko ari benshi. Banakera hose nyine abakene n'abakire bahozeho nyine. Hoye. Imbere y'Imana nta mukire, imbere y'Imana nta mukene. Icyo Imana ireba ni ukwihana k'umuntu kugira ngo akorane nayo. Nuko biba bihagaze. Nuko biri. Kuko buriya umuntu niwe uhanwa, kandi niwe ukizwa. Niwe uteshuka, kandi niwe ugaruka mu nzira. Bivuga hari igice kigumuye, ariko gisigarana impano z'Imana, ariko nticyagendera mu bushake bw'Imana. Icyo rero nicyo gikora cyane kurenza igikora ukuri kw'Imana. Kwese aravuze ngo abazaba ari bake, ngo ariko bazabana nanjye, nzagendana nabo. Noneho rero iri jambo dusomye, abana ba Dawidi bigize bashaka kumukura ku bwami.
ariko kuko yari yuzuye ubuntu bw'Imana aravuga ngo nimubihorere nta cyaba Imana itagize ite itacyemeye. Arangije aba agisha inama Uwiteka amugarura hehe ku mwanya. None se wibwiye ngo nuko kwigisha ibitangaza ntabishobora? Wibwiye se ngo nuko gushishura ntabishobora? Wibwiye se ngo nuko kuvuga ngo ikoze ibi ntabishobora? Ariko hari ikintu kimwe ngiye kukubwira. Umukiranutsi ari mu bintu bibiri. Ari mu guhamya Imana cyangwa se mu bayihakana. Ari mu kwihana cyangwa se kutihana. Ni izo peresipe ebyiri dufite mu isi. Kuko birivuze ngo iki, ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ubu bugingo rero buba buri mu mubiri, buba buri mu gukora, buba buri mu bwenge, ariko butari ubw'Imana. Ubwenge bw'Imana ni rya jambo guca bugufi wambajije kandi uri mu isi. Ijambo guca bugufi ni iki? Ni ugutungwa n'imirimo y'amaboko y'intoki zawe cyangwa se n'ibyo umuntu aguhaye utamushyizeho agatuza. Kandi ariko naho bahata bati dufite imishinga y'itorero, abana banyu niho bazakurira, kandi koko nibyo akavuga ati nimuzana amafaranga, utazatanga ya ntituzamusezeranya. Ibyo ngibyo nyine kugira ngo iterambere rigere. Suzi ko se Yesaya 3:10 yanditse ngo muvuge ko abakiranutsi bazagobwa neza, ko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Urakoze aho nari kuhagera nubwo ageze, reka makubwire ko Yesaya yakiranutse. Hari aho urasoma avuga ngo agiye kurya ibyabo yagendanaga nabo. Hari aho urabibona? Wapi? None se niba atarabikoze ntiyari umuhanuzi? None se si we wahanuye? Yego iyo bavuga ubuhanuzi ubundi ni uguhanura icyo abandi batinya. Ntubureka nguhe urugero. Uyu munsi turavuga ngo turi mu iterambere, ariko nta terambere turimo kuko tugwije inka. Kandi abarwanya umwuka wera ari bo bita injiji ngo nibo nka. None se nyine urumva niba uri kurwanya umwuka wera uri umunyabwenge? Nanone bikaza aho ngaho, noneho abawurwanirira nabo bakabita abadafite shinge na rugero, bakabita abantu badafite ubwenge. Ni impande ebyiri ubona ko zihanganye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo umukiranutsi ari muri ibi byombi. Biravuga ngo hunga udapfa. Guhunga udapfa uzi icyo ari cyo? Ni ukugira ngo udahangana n'abiyitirira ko bakorera Imana kandi ubireba ko batayikorera, wowe utuze utegereza igihe cy'Imana. Wigize umbwira ijambo ngo sindi umupasiteri wo muri ADEPR, ariko ubu buhanuzi nabuherewe muri ADEPR, ariko birangije bigera gute abari bo babirwanya, ariko nta warwanya icyo Imana yagize gute yavuze. Ubwo buhanuzi bwavugaga gute? Urumva? Baguhaye ubuhanuzi buvuga ati mwana wanjye uri umushumba cyane, babonye buriya ntacyo wasanga barakora. Urumva? Rero niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo turimo tuba turi kwiga, iyo wiga neza uranesha, ariko iyo wiga nabi ugira ute? Uravangirwa. Dore ko icyo gihe uvuga nge nta nubwo nari narize. Ariko icyo gihe barebaga bashaka umuhamagaro. Nyine wa muhamagaro nakubwiye ni wowe wanyigishije. Unama no kumenya kwiga. Ubu bivuga ngo kwiga nzi uburyo mbihuza no kutiga, kandi nkamenya uburyo uwize yafata utarize, cyangwa nkamenya uburyo utarize namutwara, ariko bo si byo bakora. Ahubwo barareba bakavuga ngo genda. Yesu iyaba yaraje guhitamo abakire, ntabwo umukene yari kuvuga ko ari uzaraga ubwami bwo mu ijuru. Ariko nanone iyo bavuze ubukene, hari umukire wo mu isi, hari n'umukene wo mu isi. Hari umukire wo mu ijuru, hari n'umukene wo mu ijuru. Bivuga ngo ni impande enye, ariko muri izo mpande n'umwana w'umuntu usabwa kugira gute? Guhitamo. Niyo mpamvu nasomye iri jambo ubutunzi, kuko abantu benshi bazi ko agakiza ari uko umuntu afite ubutunzi. Sibyo. Ahubwo kuba wuzuye ubuntu bw'Imana, kuba wuzuye ijambo ry'Imana, kandi kuba ubana n'abantu bose amahoro,
ukirinda ibyaha kandi ubana nabo, bakakwita umunyabyaha kandi ntabyo wakoze. Icyo nicyo gituma Imana imanuka ikakubwira ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe. Noneho hamwe bagutereranaga yikaguhamiriza. Iyo iguhamirije rero nta warwanya icyo Imana itarwanyije. Ariko hari n'abavuga ko bari kurwanirira umwuka wera bakaba mu buyobe. urwanirira umwuka wera nawe afite ikindi kibazo. Kurwanirira umwuka wera urabizi ni ukwirinda icyaha mu banyabyaha. Hoya hari n'abandi baje nimba ngo ari ry'abarakare, itorero ryaturutse ku idini rimwe, mbumva ahantu mu gace k'iburengerazuba iyo bahita bavuga ati ntitwaryaga inyama bazivaho, twafataga mituweli bazivaho, bahita bati turi mu rugendo rujya mu ijuru ngo umwuka wera yaje. Urakoze cyane. Muri Matayo igice cyawe ngira ngo cya 26, wenda reka ariho igice cya 16 umurongo wa 20 wenda na 6, urumva wa 20 tugeze wenda kuri 28. Twumve icyo hatubwira, sibyo? Harimo ijambo babajije Yesu, ni Petero ahamya ko Yesu ari Kristo. Ndagira wenda wadusomere kugira ngo twumve umurongo wa 20 ugeze umurongo wawo 15 umurongo wa 16 kugeza kuri 20. Ndagira ngo tuhasome twumve iby'ubwo bujiji. Bango aramubaza ati mbese namwe ntimurajijuka? Nimuzi yuko ikintu cyose kigiye mu kanwa kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo, ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima, nibyo bihumanya umuntu. Kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana no guheheta, kwiba no kubeshyira abandi n'ibitutsi. Ibyo nibyo bihumanya umuntu. Ariko kurisha intoki zitajabitse mu mazi nigihumanya umuntu. Ntaho urumva bivuga ngo ibyo twasangira si icyaha, ariko icyaha nibyo twateranamo amagambo. Ibi rero abantu bananiwe kubyirinda, ko abari guterana amagambo. Ndetse nanone hari abantu bita nanone abarakare mu bundi buryo, bivumbuye ku itorero nk'uko nawe Imana yakubwiye. Rega biranababaje nge ndabyumva. Urakoze cyane. Uyu munsi tuvugana ntago nge nivumbuye, mbarizwamo. Hari abantu bivumbuye. Umuntu wivumbuye abuze inshinga bita guca bugufi, yakwihangana. Nyine iyo abuze inshinga bita guca bugufi ntagira niyo kwihangana. None ko birimo birasaba amashuri, ubwo ngubwo amavuta waraje. Nyine ya mashuri niyo mpamvu nakubwiye ngo kwiga hatarimo umwuka wera ntacyo bimaze. Ako ntacyo. Abashumba mu ijuru, umuntu wabaye umushumba ariko Imana ishima ishaka, kuko hari n'abashumba gito batari mu gitabo cy'Imana. Bibiliya yita iki? Ibirura. Nabo baraha. Ni nabo uri kumbaza uyu munsi wa none buzuye, akubwira ubu reka mbanze ngo urugero. Niba uratenga umuntu w'umukene ko yasambanye cyangwa yatukanye, ariko umuntu ufite imodoka yasambanye ubizi ntumutenge, cyangwa washinze amaroge ntumutenge, ubwo ni umurimo w'Imana. Nyene nubizi se? Wimbwira nubizi, mbanza umbwire ko ari we. Abo rero nukurobanura. Abo rero nibo benshi uyu munsi bahagaraye muri iki gihe. Hari n'itorero utabamo umuyobozi n'akantu. Urumva? Ngera reka nkubwire, udafite inki za kamera abapasiteri nube na mwana. Umva ukuntu Imana yambwiye. Yarambwiye ngo ikintu cya mbere
nimpera i Yerusalemu nkakomeza i Galilaya nkakomeza i Samariya nkakomeza kugeza ku mpera y'isi. I Galilaya i Yerusalemu urahazi, ni iwanjye mu rugo, mu muryango wawe, mu muryango wanjye, ubu uri umushumba wawo kabisa. nkagaruka nkaza mu baturanyi i Galilaya, i Galilaya nkagaruka nkajya i Samariya. Samariya niye ni ukwagura wa muryango, ubwo tubyite ko ari umurenge. Nkagaruka nkajya ku mpera y'isi, ubwo navuye mu karere nageze mu rwego rw'isi. Ibi niyo mpamvu uzabona ingo nyinshi ziri gusenyuka, ingo nyinshi nyinshi, kandi bavuga ko bazubatse ari iki, ari urugo, zigarangiza zihindutse iki, ingo. Kandi urugo ni umugisha, ariko uyu munsi abo wambwiye baravuga ko urugo ari umuvumo. Ntabwo urugo ari umuvumo, urugo ni umugisha, kuko nubura urugo n'ijuru ntarihari. Umuntu nubura urugo n'ijuru ntarihari. Ko icyo ari cyo babashinja, bakababwira ko mujajinga, wagira ngo mwavuganye n'Imana muvukana, ukabati ni gute mutubwira ngo nta juru tuzabona. Urakoze, ntabwo ari twe tubivuga. Dore ngiyi nanjye ubwanjye ninakora ibyo ndi kwigisha, nanjye birandeba, nawe ubwawe birandeba. Abantu bajye kuri Nowa TV rero, turi kwiganirira, wowe watubwata ariko ni gute nagukunze cyane, ni gute nk'uko nguko nshubije, nanjye ubwanjye birandeba, kuko ni njye nanjye ubwanjye niba ndi gukora ikitandimo birandeba. Abantu rero bikubita agashyi, kandi bya bihe biracyahari, niko Imana yahoze kera n'uyu munsi ni kuri Nowa TV rero. Abantu bayisure, hariho message ufitiye abantu ya 2025, nanjye nari ndimo ndayumva, kireka nimba nibeshye. Nibyo Imana ivuze ngo iki rero muri uku kwezi ku bantu, muri uku kwezi, n'uyu mwaka, muri uyu mwaka, ni ukuvuga ngo imbaraga wakuye muri 2024 nibyo wanesheje, nibyo bigwa kwambara imbaraga muri 2025 kugira ngo uneshe. Ariko niba waraneshejwe, birasabwa ngo wihane, utangirane 2025 ariko ugendana n'Imana, kuko uwo gupfa n'ubundi azava 2024 apfa, agere 2025 agipfa, kugeza ubwo azava mu mubiri tukamushyingura. Gupfaho ni itegeko, waba umukiranutsi waba umunyabyaha, kuko birivuga ko ngo Yesu ataragaruka ngo ari uhindura umunsi, nta wahindura ibihe by'Imana. Amen. Rero igihe cy'Imana tubamo ni iki? Ni ukugendana nayo, duhamanya nayo, dukorana nayo, kandi abandi nayo no kuyikwepa barata ubutunzi gurusha kurata Imana yabahaye ubutunzi cyangwa ibaha uwo mwuka wo guhumeka. Ko yarambwiye ngo mbabwire ngo ninde wari wajya kugura umwuka wayo ngo avuga yo yishyuye, kandi bajya kugura imyuka kuri bomboni buri munsi. Bivuga rero Imana irenze ba bantu bakoresha iki, bacuruza umwuka. Numva baracuruza umwuka, none rero hinduye igacuruza umwuka wayo, bayishyura fagitire yangaye. Ni nyinshi. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo ubuntu bw'Imana uko bwari buri n'uyu munsi niko buri, ahubwo ikibazo gihari ku bantu ni ukunanirwa guhitamo. Bashaka kubirya byose. Rya jambo navuze ngo ntawakunda abami babiri, yaba yanga umwe agaceza undi, ngo ni nko gukorera Imana n'ubutunzi bwinshi. Ikigero tugezemo, nshuti yanjye, ngira ngo nanakubwire, uzagenda undebere abazungu, wenda uzanarebe kuri ibi byuma byanyu, wenda muranagira kure, uzambwire ko hari umuzungu urashyira mu mutwe we icyatsi kibisi, ubururu, umutuku, umuhondo, umweru, atari imvi Imana imejeje mu musatsi wayo. Nzaza hano nikubita imbere ya kamera mfukame. Niba uwo muntu atabasha gukora ibyo, none abirabura bakaba babyimariye ku mutwe, ijuru barimo kujyamo niriye. Barajya hehere. Oya niriye.
imana si kuba yaraduhaye umusatsi ikaduha inzara n'umubiri byari biyinaniye ngo ibiduhe tuvukane nabyo. Rero niyo mpamvu nakubwiye ngo niba tunaniwe twemere ko tunaniwe, ariko niba turi gukora twemere ko turi gukora. Niyo mpamvu nakubwiye ngo uyu munsi rero ni ibihe biruhije kuko abantu bari kwezi bitezwa. Abantu tugana ku musozo nk'uko wari ubivuze banabashinja imyumvire, ngo ni ahantu agakiza gahurira n'ibyo, agakiza ni ku mutima. Bakaba bati iyo ni imyumvire yanyu niko mubyumva, bakanabashinja nyine ngo kutiga, sinzi amashuri baba bashaka ngo bige, kandi mba mbona ijambo ry'Imana murivuga, ibyo ni ibyabo. Rero ndagira ngo hari abantu ni ukuri, nubwo bamwe babisa barakare baba bati ni injiji zitize zivugira zishaka guhanura mu rusengero. Aba bantu bamaramarije guhamya imbaraga z'umwuka. Ndebera muri Zaburi ya 70 na rimwe umurongo wa 20 wa 22 turabona injiji zarizo. Zaburi ya 71 umurongo wa 20 n'uwa 22. Yes, ubwo uzabishaka zageyo. Ni wowe watweretse ibyago byinshi bikomeye, uzagaruka utuzamure udukuri kuzimu, ugwirize gukomera, uhindukire umare umubabaro. Niho nasomye. Niwo subiramo wumva. Ni wowe watweretse ibyago byinshi bikomeye, uzagaruka utuzamure udukuri kuzimu, ugwirize gukomera, uhindukire umare umubabaro. Urumva? Abo bantu Imana izabamara umubabaro. Aba bantu ni abapfuye bizera. Handi vuga ngo abaye aruhutse, handi bavuga ngo umuntu yitabye Imana ariko arakirangiye rero kosa sinjya ndikora, ahubwo umuntu abagiye kuruka. Ahubwo uzi umuntu witaba Imana n'uwihana, n'ukizwa akava mu byaha, ariko nta muntu wapfuye witaba Imana. Oya, ahubwo wakijijwe akava mu byaha niwe witaba Imana. Ni nayo mpamvu bisho ngo azatuzura dukure mu mubabaro. Bivuga ngo aho wagwa hose niyo bagutwika na essence, ivu ryawe bakarinyanyagiza umuyaga ukaritwara, afite uburenganzira bwo kurigarura mu mwanya wayo. Mwe mukomeje guhamya imbaraga z'Imana cyane, niko nta kizabibakura, nta niri na rimwe. Reka tugushimire Noah. Imana iguhe umugisha, nawe ikomeze ikurinda. Turanezerewe, tuzakomeza dukorane. Abantu baza gutera comment, icyo nzi cyo nuko ibi bintu biba bikenewe, nubwo abantu bamwe batakibyumva, ariko ababyumva burya banabibwira abantu. Iminsi iraje bibumvisha. Watanga nomero ya telefone. Urakoze, kuko impamvu ndi kubibabwira, ngi Imana yarambwiye ngo hari muri 91 maze kubatizwa iduha bwa buhanuzi baranga mbutambutse, ngo irangira ngo ndakibambuye igiki igihugu, ngo uko nyibambuye ntago ari imbaraga barushije abo nyambuye, kandi nabo nyihaye si imbaraga barushije abo nyambuye, nabo ubwabo nibatanyubaha nzakibambura. Ibyo Imana yabivuze ntazi ina o. Ibyo bintu kugeza ubu ubwo nzi gusoma. Urumva? Rero n'uyu munsi iri jambo nkweretse nkubwiye, kuba waza ukampora ko ndi gukorana n'Imana kandi ndi kuvuga ukuri, wowe ukampora ko ari ubujiji, ahubwo ni wowe uzagira ubujiji burenze ubwo. Niyo mpamvu birekanye ko izatuzura. Zaburi ya 71 na rimwe. Kuko niyo yaduhaye kuvuga ibikomeye, kuko niyo yaduhaye kuvuga iki ibikomeye, kandi irangije nanone izatuzura muri abo, ariko bo nirangiza izabahana. Zabatwikisha umuriro. Ni Yesaya 60. Amen. Kuko icyambere ngo bo bazaba ari urunyo rudashya, ngo kandi ruri mu muriro nirukongoke, ngo bitera abantu gushishwa n'iki. Ni babandi bazaba baravuye muri ya mibabaro bari kurana. Natwe se buriya ni yari yatwavuye. Iyi si ndajya ngo nkubwire wana ntabwo isakaye, ariko kubizera Yesu irasakaye. Rero Imana ibishimire. Nomero yawe ya telefone nimba ujye uyitanga. Nomero nshuti yanjye nibakora comment
bazajye kuri Zaburi, bazajye kuri Nowa TV1 bazazibona. Reka nkubwire nomero siyo ngombwa, icyangombwa nuko bumva ubutumwa bwiza, kandi nunumira nzagaruka. Imana ikwishimire kandi bagirire neza. Umwaka 2025 muzagirirwe n'ishya, ukizwa kizwe, uwiyana yiyane, uwibaga nusambana n'uroga nubeshya abireke, uwagambanaga abireke. Ubundi Yesu aje gutanga ingororano kumwubaha no gutanga ingororano kutamwubaha. Imana ibaho umugisha, amen. Ni izina rya Yesu usumba byose, ubera hose icyarimwe, Mwuka Wera amanuka ganze kandi abane natwe. Urakoze kuko ari wo munyembaraga none n'iteka ryose, amen. Yes, njyewe nitwa Manu, ni Ingoro TV, nari ndi kumwe na Pastor Noah, afite channel yitwa Pastor Noah TV1. Muyisure mukoreho subscribe, ibintu nitirebye imfubye zigira ibanga kuri Zone 250. Ni filime nziza dusohokanye 2024 tunezerewe. Bageze kuri episode ya 11, rero twese tuyirebe kandi comment yawe irakenewe. Irimo abakinnyi beza, Fabiola Inare Ingore, n'abakinnyi benshi kandi beza b'abahanga, kandi ni filime yanditse neza, ifite story nziza. Reka tugushimire. Ciao ciao, umwaka mushya muhire.